Yego muraho nanone inshuti bataramye dukunde gutaramana kuri Eugene mwene Sirake. Uru ni rwa rubuga rwanyu dutaramiraho. Uyu munsi ndaje ngo tumenye amateka, ndabaganiriza ku byaranze umwami Gihanga Ngoma Ijana rwahanze u Rwanda. Abantu benshi bakunze kwibaza ibibazo byerekeye ubwami bw'u Rwanda rwo hambere, cyane cyane ku mwami wa mbere wari utegetse ariwe Gihanga Ngoma Ijana. Amateka y'uyu mwami yuzuyemo imigani, ariko ibyo ntibivuga ko nta by'ukuri byabayemo, kuko burya n'umugani ugana kariho. Nk'uko umuhanga mu by'amateka y'u Rwanda Padiri Regis Kagame yabyanditse mu gitabo cye yise Inganje Karinga, uyu ntagira izina ry'ababyeyi nk'uko byari bimenyerewe ku bandi bami b'u Rwanda. Izina ry'ubwami ni Gihanga Ngoma Ijana. Abantu benshi bakunze kwibaza ibibazo byerekeye ubwami bw'u Rwanda rwose bwo hambere, uko rwategetswe, uko rwahanzwe. Nk'umuhanga mu by'amateka y'u Rwanda rero Padiri Regis Kagame yabyanditsemo nk'uko nabivuze hejuru mu gitabo Karinga. Uyu ntagira izina ry'ababyeyi nk'uko byari bimenyerewe ku bandi bami. Izina ry'ubwami ni Gihanga Ngoma Ijana cyangwa Nyangoma, ngo ni igisingizo uyu mwami yahimbiwe n'abasizi nk'uko uyu mwanditsi abivuga. Ibi ngo abasizi babimwise bashaka kugaragaza ko ari we waremye ingoma i Rwanda, kandi ingoma yaremye ikaba itazahanguka. Se wa Gihanga ngo yari Kazi, naho nyina akaba Nyirarukangaga, umukobwa wa Nyamigezi ya Kabeje watwaraga mu Mubari. Gusa Kazi yari ikimanuka, kandi amateka y'ibimanuka akunze gufatwa nk'umugani, kuko nta bimenyetso bigaragaza ko ibimanuka byabayeho usibye kubishyira mu bitekerezo. Nk'uko bivugwa mu bitekerezo, Kigwa ngo yamanukiye Mubari ava mu ijuru, abyara Gisa, uyabyara Merano abyara Kijuru, uyabyara Randa, nawe abyara Muntu, waje kubyara Kazi se wa Gihanga. Kazi yaje gusaza arapfa, maze ngo ba nyirarume bashaka uburyo bazica Gihanga, kuko indagu zari zagaragaje ko azabaca ku ngoma. Gihanga ngo yavuye mu Mubari ari kumwe n'abagaragu be batatu, Gahu, Gakara na Kazibaga, bagana mu Buganza bwa ruguru batunzwe n'umuhigo. Bageze i Gasabo barahatura, baza kuhava berekeza mu Bwanacyambwe, bambuka Nyabarongo bakomeza mu Nduga bagera mu Bungwe mu majyepfo. Bahasanga umwami waho Rwamba, bamutura amacumu n'izindi ntwaro z'ibyuma. Icyo gihe bitabagaho kuko abantu bitwazaga ibisongo. Aho mu Bungwe ngo Gihanga yarahatinze cyane, ndetse anahashinga uruganda rwe rw'ubucuruzi, kuko ngo yagendanaga inyundo ze, bityo ngo akajya acurira Rwamba ibyo ashatse byose, bituma amushyingira umukobwa we Nyirampirangwe. Gihanga yaje kuva mu Bungwe arahindukira, aho gukomeza agana i Burundi agaruka ruguru yambuka Mwogo mu Bufundu. Ageze mu Nyambiriri mu cyahoze ari Gikongoro, bahavumbura impongo y'umweru, biyemeza kuyikurikira kuko babonaga idasanzwe. Impongo bayirutseho iminsi myinshi kandi mu mashyamba y'inzitane, bituma bahinguka mu Kinyaga ahatwaraga umwami witwaga Ngabo. Igihugu cye kigafata hakurya ya Rusizi no hakuno yayo. Uwo mwami ngo Gihanga yamuhaye amaturo, barashyikirana kugeza ubwo uyu mwami amushyingiye umukobwa we Nyangobero, maze akomeza urugendo akikiye inkombe y'ikiyaga cya Kivu yerekeza mu Bugoyi, ubu ngubu ni Gisenyi. Hatwarwaga na Jeni rya Rurenge, aramutura, maze Jeni amushyingira Nyamususa. Gihanga avuye mu Bugoyi yakomeje mu Rwankeri mu cyahoze ari Ruhengeri, yirukira mu Buhanga, ari naho yaremeye ingoma z'ingabe za mbere yitwaga Rwoga n'izayo, arizo Barenga Urubibi, Kimumugizi na Butare. Avuye mu Buhanga, Gihanga yerekeje mu Bugarura, anyura mu Kibari, asubira mu Buriza, agaruka mu Buganza. Ageze i Gatsibo, abageze mu zabukuru, araga ingoma abana be batatu yari yarabyaranye na Nyamususa, umukobwa wa Jeni.
Gahima yagabanye ingoma y'u Rwanda ahabwa izina ry'ubwami rya Kinyarwanda. Mugondo aragwa Bugesera, izina ry'ubwami yitwa Kanyabugesera, naho Sebugabo agabana Indorwa yitwa Kanyandorwa. Ibirori byo kubaraga ingoma ngo byabereye i Nyamirembe ya Humure mu Mutara. Gusa nk'uko muri iki gitekerezo bivuga ngo si aba bana bonyine Gihanga yabyaye, kuko ngo hari n'abandi barimo Kanyabungo yabyaranye na Nyirangabo. Ku byerekeye n'urugendo rwa Gihanga, Padiri Alegisi Kagame yemera ko rushobora kuba rwarabayeho, kuko inzira umwami yanyuzemo umuntu wese ushiritse ubute kandi ufite amaguru yarugenda, nubwo avuga ko byamufata igihe kitari munsi y'ukwezi. Uretse n'ibyo kandi, Padiri Kagame avuga ko muri izo nzira Gihanga yagize anyura uhasanga bimwe mu bigabiro byamwitiwe ndetse n'ibintu by'urwibutso rw'uko yaba yarahageze. Uyu mwanditsi avuga ko ngo nko mu Buhanga mu kibaya cya Mukungwa hahoze ikigabiro, ikivumu kinini cyarangaga ingoro y'umwami cyaho yari atuye. Uretse n'ibyo kandi, ingabe ya mbere ya Gihanga yitwaga Nyamiringa. Padiri Kagame avuga ko yayibonye kuko ngo yahoze ibwami, ari nawe abami bo mu Bunyabungo bakomokaho. Gashubi ukomokwaho n'abami bo mu Bushubi na Gafomo. Ndakomeza mbaganiriza kuri Gihanga cyahanze u Rwanda, Gihanga Ngoma Ijana. Nk'uko mubizi cyangwa se uko abantu benshi bagiye babyiga mu mateka, bigaragara ko uyu Gihanga Ngoma Ijana ari we bavuga ko ibintu byose bijyanye n'ingoma n'iremwa ry'u Rwanda n'ibindi bitandukanye ari we bikomokaho. Gihanga Ngoma Ijana cyahanze u Rwanda. Niwe Gihanga nyine cyahanze u Rwanda. Umwami Gihanga Ngoma Ijana ni umwe mu banyabirango by'umuco nyarwanda uzwi cyane nk'intwari n'inkomoko y'ingoma y'u Rwanda, aho amateka ashingiye cyane ku muco, imigenzo n'inyandiko z'amateka ya kera y'u Rwanda cyane. Gihanga Ngoma Ijana afatwa nk'umwami wa mbere ufatwa nk'umuntu w'igitangaza mu mugani no mu mateka mashyire mbere. Gihanga kizira nkovu Ngoma Ijana yabaye ishingiro nk'uko twabivuze hejuru ry'ingoma Karinga, ashyiraho ubuyobozi bw'ubwami, uburyo bwo gutanga ubutegetsi ku Businga. Yashyizeho uburyo bwo gutura mu muryango, yigisha ubworozi bw'inka, kubumba, gusya no gutunganya ibikoresho, ubucuzi nk'uko twabivuze hejuru, kari we abami bose yageragaho yabahaga amaturo. Mu muco Gihanga afatwa nk'umubyeyi n'umuremyi w'igihugu nk'uko bivugwa, nk'uko Abanyamisiri bafite Osiris cyangwa se Abaroma bafite Remus na Romulus. Yaturutse mu Bunyoro mu gisekuru cya Nyamuhanga Kigwa. Yageze mu Rwanda acumbika mu gice cyo mu Buberuka, akaguma ahashyizwe nk'icyicaro cy'ingoma. Hanyuma aza kuzenguruka nk'uko twabibabwiye hejuru. Amateka amushyira mu kinyejana cya 10 kugeza mu cya 11, nubwo ari amateka yo mu muco atarayanditse n'abahanga ba kera. Bavuga ko yabyaye Gahindiro, akaba ari isoko y'ubwami y'abami bose mu Rwanda kugeza kuri Kigeli Ndahindurwa. Yitwa Ngoma Ijana kuko bifitanye isano n'ingoma. Bivuga ko washinzwe gushinga ingoma no kuyitangira umusingi. Hanyuma rero, Gihanga Ngoma Ijana ntabwo ari izina ryo mu mateka gusa, ni ikimenyetso cy'aho u Rwanda rwavuye n'umugabo wubatse umuco, ingoma n'ubuziranenge bw'Abanyarwanda. Uko twese dusa, hari igice kinini cyakomotse ku murage we. Nshuti bataramye rero, aya niyo mateka ya Gihanga Ngoma Ijana.
nari nabateguriye uyu munsi. Nakwibutsa ko ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikindi ushaka ko tuzavugaho ubutaha, wabyandika muri comment, ubundi ukibuka gukora share, like, subscribe kugira ngo n'abandi babibone, kandi nawe igihe cyose tuzatubisohorera ako kanya bikugereho. Nkwibutse ko ukeneye umutahira, MC, ukeneye band, itorero cyangwa gakondo groupe bigutaramira mu bukwe bwawe, sonorisation, abagufotorera ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, wampamagara kuri nimero urasanga muri description cyangwa se kuri YouTube ya Eugene Mwene Siraki, cyangwa se 0850507132. Naho nge yari gukorana amakoze rwa mukinozo n'ubukombe, nkaba ngenda imbere y'intore nagereyo nanga nkarwana. Burya ndi n'igikaka, igikwigikano cy'imfizi cyo cyarahogorogoza bambaye ingoma, rugaragaza henda zikotana rwa mucuro nk'umwe rwisasira barakaje imigoro, usanganira ntambara iyo nyikubise inshuro abatangira baranyifuza. Gutarama nakagaruka. Ciao.